Umupira w'amaguru ugira urwunyunyu rwinshi kuba ubamo bigatera ubusembwa kuwusohokamo. Imbaga nyamwinshi ubamo abenshi irabatunze ndetse n'imiryango yabo. Dushimishwa no kubona intambara y'amacenga, imivuduko n'amashoti abavuzwe ubuhuho n'aba basore. Nyamara twatsinzwe, ntabwo dusubira inyuma ngo twice ikibibatera, ahubwo twicira bagitera. Kiyovu Sport ni imwe mu makipe arimo guhatanira igikombe cya shampiyona mu mwaka wa 2021 na 2022. Uru rugamba rugeze mu mahina. Ku munsi wa 23 wa shampiyona nibwo Kiyovu Sport yatakaje umwanya wa mbere, hajemo Rwivanga yitwa Gasogi United yayikabukiye ibitego 2-0, maze abafana n'abayobozi ba Kiyovu Sport bose bagwa mu kantu. Ninje mbabwira ko giteraterewe kibazo. Mu kiganiro Profero In cyo kuri uyu munsi twatekereje ku buzima bw'abakinnyi basengera mu idini ya Islam, dore ko Kiyovu Sport y'Inyamirambo bayiganjemo. Maze twinjira mu buzima bwite bwa kapiteni wayo Serumogo Ali Omari, atubwira byinshi birimo n'imibereho y'umukinnyi muri iki gihe cy'ukwezi kwa Ramadhani bari mu gisibo. Njye nitwa Jonathan Hazard, iyi ni Sport Zone, BTN na B+ twahuje imirongo ngo tubahuze. Bye guys. Aka gace Profero In mu kiganiro Sport Zone kagamije kutumara amatsiko y'ubuzima bwo hanze y'akazi k'abasportifu bakunzwe n'abantu batari bake. Serumogo Ali Omari useka bidahambaye kuba mwitegereza, arangwa n'ishyaka ryinshi ndetse no kwihangana, byatumye tumugiraho amatsiko nawe arayatumara. Ese ubundi Serumogo Ali ni muntu ki? Nitwa Serumogo Ali Omari. Mfite ababyeyi bombi. Umubyeyi wanjye w'umugabo yakinnye umupira mu Burundi muri Vitalo. Nari mfite na mukuru wanjye yakinnye umupira kina ba Haruna under 17 y'Amavubi. Yitwa nde? Ali sitwa Serumogo Ali Yusuf. Ali, reka dukomeze twibaze, ese wavukiye he? Navukiye Burundi, navuye mfite imyaka 2. None se ubwo n'ababyeyi n'abanyarwanda? N'abanyarwanda. Ali, kwi Burundi haba karitsiye nyinshi, wowe iyo wavukiyemo yitwa gute? Nta bita mu Kinama, ndakubita ngo mbari mu kwibarabara rya 13. Ese ubundi urubatse? No, ntabwo nubatse. Ndiba burya kugira ngo umuntu agere aho agera kenshi usanga yaraciye mu nzira z'inzitane zirimo no gukorera ubuntu. Serumogo we ngo ntazibagirwa ubuzima bw'imyaka 6 yamaze muri Sunrise y'Iburasirazuba, ngo kuko byari isomo rikomeye. Ntabwo byari byoroshye ko nakinye mu cyiciro cya 2, umwaka wa mbere biranga. Icyo gihe nashatse kujya mu magaju. Ari abudu nanone unjyanye biranga. Nanjye mfite amasezerano nsigaje ukwezi kumwe, Sunrise biba ngombwa ko ngaruka. Ndakina gihe cya Musa tuyizamura, ariko ntabwo bwari ubuzima bworoshye. Nyine wabizi igihe cya 2 cyari kirimo abantu bakuru, kandi kigiye nari umwana, ntabwo byabaga byasabaga gukora cyane. Turazamuka mu cyiciro cya mbere. Tugeze mu cyiciro cya mbere, amahirwe nagize nuko batuzaniye abatoza bazi kureba Imana. Icyo gihe hari Jimmy Mulisa na Maremu Jean-Marie, Imana mwakire mubaye. Yarandebye ari bataye yanjye Jean-Marie bwa mbere avuga ati muza n'umuntu mukuru ushobora gukina, nibura uno mwana akaba umusimbura. Ndabyumva, arabinganiza, ndabyumva, ariko kubera ko numvaga ko nshaka gutera imbere, ndavuga nta kibazo bikambyumva, ariko ndacyari muto, reka nkore ndebe ko nagize Imana. Rero yazanye umuntu turakompeta, yakinye match enye. Icyo gihe ndibuka ko yakinye match enye. Nyuma y'izo match enye amashanse yari icyo gihe ndapata umwanya mu cyiciro cya mbere ndakina. Nuko nazamutse muri Sunrise kugeraho mbere ya kapiteni, ariko ntabwo bwari ubuzima bworoshye. Bwari ubuzima bwo kwitanga kugira ngo ndebe ko navaria nkajya ahandi. Bwari ubuzima bwo kwitanga buri munsi numvaga ko hari ikintu ngomba kongeraho buri munsi, kubera ko nabonaga ari ahantu utaguma nyine ngo harangirize kariyeri, ari ahantu bigoye. Niyo mpamvu byansabaga gukora buri munsi, ariko
kugira ngo ndebe ko nakwegera imbere, ko hari n'amahirwe nagiye ngira ukabona kubera ikipe iri hasi bikanga, muri under 20 bikanga, nkagiramo nkakina neza, ariko ugasanga wenda muhuye n'umuntu uvuye muri Kiyovu, umuntu uvuye muri APR akavuga oya, bintera imbaraga zo kugira ngo nkomeze ndebe ko nagera nanjye mu rwego rw'abandi bagezemo. Muri Sunrise mu cyiciro cya mbere nakinyemo 4, ariko mu cyiciro cya kabiri nabwo nakinyemo 2. Ukuganira na Serumogo niko ibintu birushaho kuryoha. Reka twibuke neza ko Serumogo Ali yabaye kapiteni wa Sunrise. Ubundi ugezemo isomo rikomeye wahaboneye ni irihe? Nari nyiri muto, nkiri kwa muri junior ya polisi kwa Yves, urumva ko nakinye mu match amicale, twari tugiye gukina bya n'ingo by'imirenge, dukina n'ikipe y'umurenge nyine ya Nyamirambo. Ubwo ko Cabudu yari yaje kureba match, arayibona nyirango akunda imikinire yanjye, niwe wari ufite Sunrise deuxième division, asaba nyine Yves, aramubwira njyeyo ngezeyo imikinire igenda neza, aravuga ati ngo bagomba kunkoresha, nuko nageze muri Sunrise. Ngayo nguko. Ariko se Serumo, nyuma yo kugaruka mu mujyi wa Kigali, ubundi wakuriye mu zihe kipe? Ese wari ufite imyaka ingahe mwa? Rero mu bana naciye muri Rio de Kabusunzu, cyane muri junior ya polisi, natozwaga na Yves, nuko nahise njya muri Sunrise, mvayo nzana muri Kiyovu. Tuzi Serumogo ku mwanya w'iburyo, hamwe bita kuri 2. Ubundi niho yamye akinira cyangwa n'abatoza bamushize, wenda yari utahiza muca icyundura? Ese buri undi mwanya wahinge kwaho n'ubuhe? Kuri 3 cya kuri 7 neza, nkatanga umusaruro nkuko nsanzwe nanga umusaruro. Twese tuzi Serumogo mu ikipe y'igihugu. Ese amaze guhamagarwa inshuro zingahe? Biri confirme, navuga ko nahamagawe inshuro 3. Ese abatoza bamuhamagaye ni bande? Ishami. Ariko ngo no mu bakiri bato warahamagawe. Ese bwo wahamagawe kangahe? Uhamagarwa nande? Nahamagawe 2 igihe cya tardi muri preselection nabwo. Turi mu gisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhani. Imwe mu mpamvu ikomeye twagusuye, turimo kwibaza tuti murakora akazi k'imbaraga, ariko murasabwa n'Imana gusiba mukagira ibyo mwigomwa. Ali, iyi situation muyihuza mute n'akazi kanyu kugira ngo mutange umusaruro? Ntago bibangama, ntabwo byica akazi, ariko ni ibintu bisaba noneho kuba iminsi uko waruhukaga bigusaba kuruhuka cyane kugira ngo nyine urekipere. Urumva ingendo wagendaga, gahunda wagiraga urazigabanya kugira ngo wa munsi wawe ukomeze ugire imbaraga, ukomeze kuwumva ko ufite imbaraga. Ariko mu bijyanye n'akazi mu mikinire nta kintu bihindura, ntago zigabanyuka, kubera ko warutse bihagije, wari ibiryo biri bugufashe kugira ngo ugere muri cya gihe cy'imbaraga cyo gukina ufite imbaraga, ariko ntago zigabanyuka. Ese ibyo tubwiye ntabwo ari intandaro yo gutakaza imikino kwa Kiyovu, cyane ko mwatangiye gutsindwa mu gisibo? Buri kintu cyose nyine itarakimenyera, iminsi 3 ya mbere ntago wabigize, ntago wabitworoheye. Ntibibuza ko ushaka kugera mu 80 kumva ko byanze, ariko mu byo wakagombye gutanga n'ubundi n'ibyawe ndutanga. Abakurikira Profero In, hari agace mutazajya mucikwa, kandi tuzi neza ko kazabashimisha mukagakunda cyane. Twegereye umugabo maze tumubaza utubazo tw'amatsiko, maze muri gake twamubonye asekamo, natwe aratumwenyurira. Ese Ali, ukunda kurya iki udashobora kubura kenshi? Ibyo nashobora kubura nkunda ubugari. Ubugari byo kurisha ndisambaza cyangwa inyama. Ese Ali, ufite umukinnyi wakuze ukunda unafatiraho akarorero? Nge mu wanjye ni Daniel Alves. Ikintu namukundiye kimwe nuko niwe mukinnyi nabonye, yashobora kuba hari n'abandi, ariko niwe mukinnyi nabonye ku isi wakinnye umupira mu rwego rwe adasimburwa, ari mu kipe y'igihugu akina, club zose yagiye akina muri ari titulaire, niyo nigira. Usibye n'imikinire aranyinspira cyane no mu mitekerereze, kugira mind iri hejuru. Ali, ufana izihe kipe? Rero mu kipe mfana hanze mfana Barcelona na Liverpool, ariko mu Rwanda nakuze mfana ya Jeunesse. Umunsi wa Ali ubundi upanze ute mu gihe
atari mu kazi? hanze y'akazi biragoye rero cyane kumbona nakora, biragoye ibyo nakora byose, ariko ngira nk'isaha imwe yo kujoginga, kujya kwiruka, aba wenda umwana ataye mu gym akora gym, ariko mu gitondo ndabyuka, ntabwo nshobora kubyuka nikomeze, ntabwo nshobora kubyuka ngo simbure gukora abdomino nyuma yo gusara isubuhi. Nyuma y'ibyo rero ngerageza nyine kuba nareba ibidatunganye mu rugo nkabitunganya aho ntuye. Ndumva ari ibyo ngibyo, ariko nkunda kokipa cyane nanuze na PlayStation. Nicyo kikokipa cyane, kiranyokipa cyane kuko sinkunda filime, nkunda match. Nkunda gukurira match kenshi, iyo yaba yararangiye ko ndayireba. Ese Ali mu myambarire akunda kwambara iki? Nkunda kwambara ibintu binyegereye cyane, binyegereye, donc nkunda t-shirt, ipantaro y'jeans, n'inkweto ziciye zitazamutse, ziciye ziraho zoroheje, ko sinkunda shenete, sinkunda amaherena, sinkunda ingofero. Donc iyo nambaye umwenda w'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto y'umweru, mba numva ari bwo mbere wambaye neza. BTN na B+ twishimiye kubabwira ko aka gace mu biganiro byacu bya siporo muzajya mugakurikira buri wa gatandatu wa buri cyumweru. Duhaye ikaze abasportifu bose muri iki kiganiro. Reka nshimire Sade Habimana twafatanyije kubategura iki kiganiro. Nge nitwa Jonathan Hazard. Siporo yubahwe.